ubigenza ute. Noneho hari ahantu agera akabwira abantu muri rusange ngo nyemerera twigane. Ahubwo muraza no kutubwira impamvu abantu babiri bashingiye ku mugabo umwe bataba mu nzu imwe, basi ntibagira ibitanda bibiri ariko bakaba mu nzu imwe. Icyo kintu Jesus just kangubwira ya hari ababishobora bakabana ntihagire ikibakanga. Karungi come, you are welcome. Ahubwo muraza no kutubwira impamvu abantu babiri bashingiye ku mugabo umwe bataba mu nzu imwe, basi ntibagira ibitanda bibiri ariko bakaba mu nzu imwe. Icyo kintu Jesus just kangubwira ya hari ababishobora bakabana ariko icyo ncyo ntabwo ajya haburamo utuntu tumwe na tumwe. Yeah. Kukimufuha gufuha bibaho ni uko n'abagabo nabo ku ruhande rwabo bafuha. Urabona umuntu w'umugabo araje azi ko afite abagore babiri kandi arabakunda kandi barakundana, nakavuga ati none ubwo mvuye isafari reka nzane ibitoki bibiri, wenda urugero niba bataba mu nzu imwe. Ahubwo muraza no kutubwira impamvu abantu babiri bashingiye ku mugabo umwe bataba mu nzu imwe, basi ntibagira ibitanda bibiri ariko bakaba mu nzu imwe. Akavuga ati reka uyimuzanire igitoki n'uyu muzanire ikindi kilo y'inyama n'uyindi, none nakuzanira kilo y'inyama wowe ukumva kuriya we namuzaniye ebyiri. Kuki biterwa n'umugabo uburyo ki. Nimba nzi ko uwe mugabo wanjye udufite turi abagore babiri ariko uburyo unyitwaramo cyangwa uburyo iyo duhuye twese turi kumwe bitandukana n'uburyo iyo twicanye tuba tumeze. Aho n'ibyo bituma nekateka ko cyanyekanyeka ko wowe mugore wundi wa kabiri mugabo wanjye agushyira ibindi bitandukanye n'ibyo yanzaniye, bigatuma hahandi umubano hagati yanjye nawe akenshi na kenshi n'usanga mukeba wanjye tutajya tuvugana neza kubera umugabo wanjye ni umugabo wabizanye. Ni umugabo wabiteye akenshi na kenshi, cyangwa none bikaba njyewe mu mutwe wanjye icyo nisetinzemo cyangwa gufuha kwanjye ugasanga ndi gufuha no mu mafuti. Fifi reka nze nkubwire muri rusange abagore tugira ishyari cyane. Ishyari ryaraturemanwe mana yanjye, sinzi ukuntu nabikubwira. Niyo mpamvu kubera ishyari tugira dukunda no guteteshwa cyane abagore muri rusange, sibyo? So kumbwira Fiona dushobora kuba turi inshuti gutya nta kintu dupfa tubana neza, ariko iyo bijemo umugabo Jesus iyo hajemo umugabo ibintu byose cyane ko na gutya tukiri abakobwa. Umusore aje nko kumvugisha bwa mbere akongera nawe akamuvugisha nyine uri kubona akadukomfizinga njye nawe nyine like akadatinga abantu babiri icyarimwe twese kari kutushaka mbese nk'amahitamo. Uzi ko twese tubiganiraho tukamureka kubera iki tumureka ntabwo azi gufata umwanzuro, ntabwo azi kuvuga ngo wenda mise muri uyu nguyu mubiganiraho mwembi mukamureka. Twe tubiganiraho. Kuki icyo gihe yarabashatse muri babiri muri abo kuki adushaka turi babiri muri abagore be, kuki mutabiganiraho mukavuga ati ariko uyu mugabo wacu twamushigikira dute maze tugatera imbere ko tubona aho ngaho nta rukundo abafite abakijarajara muri twese mugahuriza hamwe nk'abantu basanzwe baziranye nk'abantu bashingiye ku mugabo umwe mbese ubuki barya mu gikombe kimwe mukaganira mugashyira hamwe mbe mukubaka umuryango wacu mutaragerana kure. Reka nze mbabwire sibyo urinda kudushakira rimwe turi babiri gute? Ufite imitima ingahe? Imana yakuremera nyingahe? Ufite imitima ugira umwe? Nibyo ibintu nibyo imitima se. Oya nabyo bigendana si bigendana kuvuga ngo imitima. Urukundo akicyambe cyo amanga umutima yose yawe uyatugiye twese turi babiri. Cyane.
ibyo ntabwo ari reka nze nkubwire ikintu nshobora kwemera sibyo dushobora guhura njye nawe tugakundana tugashakana tukabana ibiza byanjye n'ibibi byanjye warabibonye nanjye ibyiza byawe n'ibibi byawe narabibonye sibyo nkanjye urugero mfite nk'umugabo ntabwo birambaho ariko niko mbitekereza mu buryo bwo kugira ngo ngire amahoro cyangwa iki mbonye umugabo wanjye afite ingeso y'uburaya cyangwa se aho kugira agenda ari gucarashara mu bakobwa hirya no hino akanzanira n'indwara njyewe ni ukuri abimbwiye ati umugore wanjye ndashaka kuzana undi mugore wa kabiri ameze gutya na gutya ikintu namubaza cya mbere se andusha iki wamukundiye iki ntafite ikintu cyo cya mbere nabanza hari igihe n'umugabo yakikubwira Sylvie akakimbwira nakumva ko koko gihari nkambwira ati nta kibazo muzana hanyuma se wowe ubwo umuhitiyemo ati wenda ku bintu byo kujarajara ati nayo mfiteho umushuti wawe muhitiyemo ukamuzanira nk'uwo muhitiyemo n'undi nawe yazamuca hirya akababona uramureka akikorera choice ye akagenda akitiramo uwo yumva ashaka muri abana beze mu mutwe mwe muzubaka muri iki gihe ni kwizerana no kumvikana none aho hantu iyo bigeze aho ngaho mu by'ukuri ngewe ukwemereye ntabwo mba nishimye ni hahandi nyine ya ngingo nakubwiye ya 5 yo kwihangana ukavuga ati ok reka mwihanganire ariko nubake urugo rwanjye rumere neza gusa nanjye ikintu akansezeranyije ngeze ku kintu noneho cyo kwihangana akansezeranya ikintu akazajya none siko mugiye gutuma ndi ngaho bivuga birakurenze bitari byakubaho akazajya basaza akita ku muryango akaguha basi tayimu mu minota nubwo yaba ari umunsi yaba wenda ku mugore wenda wa kabiri mugenere umunsi nibuke ko ari umugore wanjye wa mbere ntabwo kuba agiye gushaka umugore wa kabiri biba bikuyeho kakwanze turi kuvuga abagabo hagati hamwe na hamwe badaha tayimu cyangwa umwanya umugore wa mbere bahita bavuga ngo nakuyeho ayizuru bizaba uko nyine byarangiye nagiye kuwa kabiri hoya abagabo banjye muri kunkurikira muri kudukurikira mujye mucishamo gato mujye no ku bagore banyu ba mbere kuko mujye mwibuka ko ariwe wa mbere ariwe wahereyeho ni ukuri kandi bibanababaje biba bibabaje ni ukuri uruhande rumwe ruba bibabaje kandi nanone kandi yewe mukeba wawe mpita numva ko nta kibazo reka nze nkubwire kuza uri kuba mukeba ubizi neza ntabwo ari ikintu cyiza pe ariko nibura niba binabaye gutyo kuko turi mu isi kandi bibaho niba binabayeho kandi binariho Fiona mbabarira mvuge vuga nta kibazo nukuri abaye na juti rata niba binabayeho mukagerageza kubaka amahoro hagati yanyu mwebwe bagore ntabwo mvuze ngo ni ukwiyoberanya cyangwa iki mu mutima wawe cyane cyane ubundi umuntu kaba kari kurya cyane ni umugore wa mbere umugore wa mbere akagerageza akavuga ati reka kugira ngo nereke n'umugabo wanjye ko kuko yashatse umugore w'umugore mushyire wanjye ngiye kumukunda nk'uko nakunda murumuna wanjye mani mukunde nka murumuna wanjye kuko hari icyo dusangiye ni nk'aho muba musangiye amaraso niba ari amaraso navuga niba ari umutima I don't know ariko ukiremamo ako kantu ukakiteramo uzi ko n'urwango buriya ari ikintu umuntu yirema mu mutwe kwifata ngo nanze umuntu ni ikintu uba wishyize mu mutwe shahuwe gusa nyine ngiye muri gutuma senzanye umugabo birababaza bagabo bari kutwumva bamwe na bamwe bisubireho abazi ko babikora n'abagore bazi ko batakunda kuba mu cyaho ngo bikunde bubake byashoboka babakunda bakabafata nka barumuna babo ikindi tugenda tubibona mu mafilme se ahantu hatandukanye mu miryango myinshi itandukanye ikintu abagore ba mbere nyine bafite abagabo babo bafite abagore babiri akiremamo ikintu cyo kuvuga ngo niwe umugabo wanjye ashatse undi mugore
ntabwo ngomba kumuha urukundo nk'urwo namuhaga man uzi ko unarushaho ugomba kudwongera ugomba kurushaho okay ntabwo ndabicamo wenda bishobora kuba bigoye binaragoye pe kuko wenda bizanatubaho niba ari boyfriend wawe akabikora gutyo byakubabaza ariko nibura mu buryo bwo kwirinda depression ukavuga ati reka manika amaboko ndiba umugabo aje mwakire nk'ibisanzwe apana no gupretending ngishyiremo numve ko ari ibintu bigomba kubaho aribyo nzaza nkora n'ubundi mpaka niba hari icyo namufashaga ngikomeze uko byari biri uko namukundaga simbihindure camura abana beza ko mani abagabo ntabwo ngiye kubatuka cyangwa mbavuge nabi ariko bakunda kuvuga ngo baremana irari so rero kibayeho agashaka umugore wa kabiri ukuntu biba bimeze se sosiyete niyo yasobanuye uko abantu b'abagabo bagomba kwifata idini iravuga ngo kirazira gushaka abantu babiri urumva wagira utya akagira uwo wikubana ngo yasambanye yabaye umunyabyaha mbese impande zose baba naho ubundi urebye ukuntu k'umugabo yaremye nibi ukuntu uko ngiye mbyumva ntataniye n'isaki niko yo kagombye kuba ameze indwara nazo zaragabanyuye ukuntu agomba kwifata nk'isaki idini yongeramo sosiyete nayo ukuntu ibyumva nayo yongeramo naho ubundi urebye iyo indwara ziza kuba zitariho nangwa ingaruka nangwa ibivamo iyo ugiye muri ibyo bintu urumva responsibilities ziza zikurikiyeho niba wowe duhuye urasamye uri arasamye izo mbuto zose ugenda ubiba byose niho ugomba kureba ngo abana babayeho ubishyure school fees niba ufite abana 100 muri izo mbuto wabibye uri umuntu umwe wakwishyira mu murunga so ibyo bigatuma ugomba guterera naho ubundi nabo ubona bari kugerageza bakabona bakabyirinda cyane barabibona buriya mu mutwe aba yasambanye yarangije ariko mu bikorwa niho atabikora ukuyeho ko njyewe ari njyewe utabikora gusa nanone mu gihe icyo cyabaye mu bitekerezo apana hari no mu bikorwa ntabwo uri umuntu ntabwo wabikora njyewe hari ukuntu Imana yandemye njyewe ndi nk'igiti njyewe ngira urukundo rumwe gusa aho uri kubeshya n'igiti burya hagiye gikuraho amashami bakagenda bayakata ariko kikongera kikabyuka kigashibuka ntabwo kasita ntari nashibuka niyo umuyaguje igiti kiranyeganyega ukagira ngo kiraguye kikanga kikagumya gihagaze ariko kiranyeganyega kiba cyanyeganyeza rero uko kunyeganyega uko kunyeganyega uko nyine mukamishoninga ahantu icyakora kubera ko umuntu w'umugabo gusanga ari nk'igiti cyameze ku ntuza ku ruhambavu y'inyanja amazi yose imivumba yose iva mu mazi araza kubita icya giti buriya ni ukomeze ndakubitwa ariko urakubitwa ariko Imana ukomeze ntuzashibwe ngo bagutebe ngo ushibuke ni uko ariko sha reka mbabwire ndabasengera muzabona abantu beza babitaho babakunda ibyo bindi byo biri gutuma haba mu bintu kwihangana byo ntawe uzabyihisha kwihangana bizabamo ibyo bizahoraho ntabwo uzihangana bya bindi biriya bindi biteye ubwoba ibyo bintu najya wabyihanganira rega byose nta muntu umenyera ariko nyine ikibi ni ukujyamo witeguye guhangana n'ibyo bikomeye wahirwa bikaba ntibibemo ariko nyine bumva ngo sinzi uko ubigenza sinzi n'uko ubikora icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana amina ibyo bintu bibabeho bibagereho izategeka bizakora mwe kwinangira imitima abasore beza barahari beza bafite keya bafite n'imitima myiza turabarindiriye abo bafite aho bari bikoresha abo kuko muri babiri ariko mwe mutazagenana abo
oya tuzagendana uwo yes none tukaba dufite na dade wacu nubwo atari hano ariko nawe arahari aho turi hano aha oya ntago muguhaye muri aho turi hano dufite uwo dukure dufata nka papa wacu nawe tubashije kuba tumushimira n'uburyo turanamukunda n'uburyo atwitaho byose kuko aha turi mu gihugu cya Uganda turi abanyarwanda ariko twagize umugisha navuga muri make ko ari umugisha kubona umuntu twakwita nk'umubyeyi kuba umubyeyi ni ikintu gikomeye nk'umuntu wadufata akaba ndemera kuba umubyeyi wanyu turamushimira cyane pe kandi mve ko tumukunda aho ari hose murakoze mwongera nkunda aba staff banjye cyane pe ndongera mbigarukemo twarakaye twishimye nkunda ukuntu duha duseka wow amagambo yamaze ku mutima pe nukuri nkaba ndindire na wa muntu twavuze urindiriye umugabo twese ese ubundi ubigenza ute byose bifashwamo no gutegereza no kwihangana ubigenza ute mbwira iyo ndirimbo rero reka nze mbabwire ndayikunda cyane reka nze nyibacishirizeho ntabwo nzi kuririmba abantu mwe mu muriki ariko reka nkabacishirizeho aho iyo unenze nurengera cyangwa se iyo ushimye nushimagiza aho nujya ubona ishitamba maze ukajugunya n'urwo wari wambaye mbwira ngaho niwishimisha ukarenza urugero bikarangira utakaje agaciro kandi kukagarura ari ihurizo mbwira ko mbona iyi si dutapfuna bubisi wowe iyo ubibonye ukora iki ngaho ntuzi kuzatura nk'umusozi mbwira ko mbona wibwira ko wagezeyo maze ukihenura kuba wasizeyo kandi ukibona kugeza utakiriho ubigenza ute mbwira ubigenza ute noneho hari ahantu agera akabwira abantu muri rusange ngo nyemerera twigane dukeneye oh my god twese muri rusange nk'abantu tubana n'abo duteganya kubana tuba tugomba kwigana kugira ngo tugire uburyo ki twese tubana mu mahoro nta bintu byo kumva like subu nabyita gute muri make nta bintu byo kumva ko wowe naguheza nagushyira ku ruhande njye akaba ari njye wenda wishyira imbere no twese twishyire mu gatebo kamwe urakoze cyane tugende twunganirana dukundane nyine ntitwirare sibyo niyo mpamvu bari no kubaza se ubigenza ute aho ntushima ngo tutarasoza ikiganiro yego nkawe ufite sheri wanamusuhuza cyangwa wenda inkoramutima zanyu uzisuhuza njye ku ruhande rwanjye abantu ba mbere ngomba kubanza gusuhuza ni ababyeyi banjye umuryango wanjye muri make ndabasuhuje cyane ndabakunda n'inshuti zanjye of course aho bari hirya no hino hatandukanye ndabasuhuza n'abakozi dukorana ba Karungi ndabakunda cyane nawe ndabanza gushimira mbere na mbere we nshuti yacu wabashije kudutekereza ko waza kuturanga muri Karungi tugakorana ikiganiro
mbashije kugushimira bwa mbere bakore kuri subscribe na share nkongera nkashimira n'ibitekerezo byabo babishyiraho na comment gusa mutazadutuka abanyarwanda abanyayuganda abantu batandukanye uzi ko tubyumva nkongera nkashimira n'ababyeyi banjye izi saha nibo nkesha ko kuba nyiriho cyangwa kuba nyiri hano nkongera nkasuhuza byose no gushimira icyarimwe n'inshuti zanjye n'abo dukorana aha muri Karungi Camp nkongera nkashimira n'abandi banyarwanda twahuriye aha muri Uganda bose icyarimwe nkongera nkashimira inshuti yanjye Sylvie uyu twanyuranye muri byinshi ahantu hose ubucucu bwose dukorana ibyiza inama zose tugerana kuri njyewe ndi umwana we n'akaba mama wanjye